mu byiciro bitatu. Twavuze ku bakobwa bigiye imbere mu myaka, tukavuga ngo nimugende mubateze kwiyibuka, mu bibutse imyaka bafite, ntimubibutse imyaka gusa, mubateze n'abafana b'abakecuru. Satani akakubwira atari kubwo ubundi wavutse ryari. Simiri 76 40 ntuyikabakabye, nta urakubaza izina, ndavuga kugufiyanza. Igihe utabihaye agaciro wibereye mu mwuka w'inezerere w'Imana, umufana w'umukecuru akaguserukaho, niko nyabo n'ubunyabo. Nyirabishyimbo ko kwase bihaza ntimwamvukiye imbere. Umuruta imyaka 10 kandi abyaye 4, nyoko agupfushije guhagaritse. Ni wowe uri mu materaniro aho yabaye aho ibiterane byabaye aho byacitse, ni wowe uhari. Ese pastor ko yishakiye azakugereka kuba afite. Sinumvisha ko Karangwa yakurambagije ukamubenga ngo ntakijijwe. None si yo Mana itarahinduye Karangwa ngo agukure kwishigi kumari iki. Umuntu wari ufite umunezero ugashira. Wari ufite ibiro bikwiye bigatangira kugabanuka. Wateranaga amateraniro yera agatangira kuyacenga. Benshi bagenda bahindura insengero ajya hanaha ngo arabashaka y'umubaza izina. Umugisha uri ku isoko, hama ku isoko. Yesu ahimbazwe cyane. Jambwira abakobwa ijambo ry'Imana rambwira muri Zaburi ya 92:14 ngo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yabo. Ngo bahorana itoto. Ngo nikakama ryabo ntirigwa hasi. Nta kijya kidusubiza mu buto nk'ubw'ikizo. Amavuta ajya katura imyaka mwa bakobwa mwe. Amavuta katura imyaka. Amavuta atera igikundiro kitari icyo wavukanye mu muryango w'iwanyu. Amavuta atera ubwiza butari karemano. Amavuta ajya katura. Amavuta ufite nka 39, amavuta agakatura 10, ukubonye akakubarira 29. Ikizi Yesu ahimbazwe cyane. Nta mukobwa wo mu bikari uvugana na za Gafifi na Rushati. Nta mukobwa wo mu bikari bahamagara baragiye inyoni mu muceri. Mukobwa wo mu bikari agira uko atambuka, agira uko areba, agira indangagaciro yo mu bikari. Nta mukobwa wo mu bikari ushakira amahirwe ye mu mahirwe ya nyuma. Amahirwe ya nyuma ni za pantaro bitunenga mukagira ngo kuyimukuramo baramukama nk'ukama inka. Izo zitwa last chance. Ntabwo abakobwa bo mu bikari bashakira amahirwe yabo muri mini zigezaha. Mukobwa yambaye mini ngo yikubita mu itagisi mutanga mwiyashara kurura biranga afata ibiganza bikinga hano. Umusaza aramubwira ngo wananiwe gukwirwa n'umwenda wiguriye urakwirwa n'ibiganza byawe. Abarasabye mukobwa wo mu bikari agira indangagaciro zo mu bikari. Twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana kandi bagabura iby'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Mu myambarire yacu ikabamo Imana mubaye mutariko. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Ariko bibaza akebo gapfundikiye n'agapfunduye agatera amatsiko nakahe. Waba wapfunduye nkagira amatsiko, ariko iyo upfundikiye ndashukura. Nashakisha andi bubirabara bikanga. Iyo byanze fata ibiguzi nkabitanga agaciro, nkabijyana nkabipfundura ntawe umpagaze hejuru. Mwapfundikiye ariko mukabashukuza mubaye muti. Mubashukuze bacaho amajosi abashiramo bajya bavuga ngo uriya mwana nuwande, uriya mukobwa nuwahe, ariko uriya mwana nuwande. Muhame mu bikari bakobwa beza, muhameyo. Hanze hano hari abakobwa wagira ngo bariremye cyangwa babwiye Imana ngo manure gutyo ukate gutyo uconge gutyo ndeme gutyo, ariko batakira abakobwa. Mwizizi n'umukobwa nuko bazakobwa agahesha iwabo icyubahiro, nyina agategura urugore rw'ababyeyi, abandi babyeyi bakamufasha kwesa imihigo y'umukobwa we. Icyo nicyo gisobanura umukobwa. Ariko hanze hano hari abakobwa bagira ngo bariremye ariko batakira abakobwa, ahubwo bitwa ibikobwa. Ahubwo arakobwa ipantaro, agakobwa parufe, agakobwa icupa rya byeri na burusheti, agakobwa inkoko, agakobwa saro, agakobwa, agatahirwa ubukwe n'ibivumvuri n'ibinyabwoya bititaye kuri ubwo bukwe. Urinda uri mu bikari, ejo Imana ikazagutera iteka ikagufunukurira tukakujya inyuma tugushagaye
ntugwe. Tukakujya inyuma nyabuza, ariko ubwo ukuntu umushanano mbera kujya inyuma. Inzara ndende ntizatuma urya imbwa yita ikimasa. Abasore bagendanye basonje basanga aho Rukamba yaguye, umwe muri bati dore Rusine rw'iwacu, abandi bati nimbwa shaho, ntureba amajanja ati reka. Ntabwo yarayobewe ko ari imbwa, ariko inzara ndende ituma arya imbwa yita ikimasa. Ntuzabe warakoreye Imana ngo wubahe Imana ku munota wa nyuma urambagizwa n'umuntu utubaha Imana. Uza gukubita pastor n'abanye fiance, ese mukobwa fiance wawe asengera he? Pastor nukuri abasenga. Pastor umuyobora se nuwe? Pastor nukuri yuzura umwuka wera, nta gisobanuro afite, kuko afite igipangu n'imodoka, ari imbwa yita ikimasa. Ejo mu gitondo bavugaho gusezeranira natwe isoni zikadukora. Inshuti yanjye, hama mu bikwari gutinda kw'Imana ntabwo ari ukwibagirwa. Habamo indishi y'akababaro, habamo ikirarane, habamo ubukererwe, habamo impozamarira. Nta muntu ushobora kwarura inkono ari imitura ngo nuko yashonje cyane. Niyo yihandagaje akayarura ari imitura yihekenyeraho tutamubona, kandi tukamubonera ahagaragara. Icya mbere aratumba, icya kabiri agatura ubwangati tukamenya ko yahekenye. Ariko yihanganya bigashya agashyira ku meza, nusitaye hanze atavuze, aravuga ngo karibu ku meza, kubera ko byujuje ubuziranenge, byujuje ubuziranenge, ntabwo bikojeje isoni. Waretse bigashya ariko kavuga ko atari kuri, ukohereza ka invitation nanjye nkabutaha. Aho reka tuhave, turashaka kubyihutisha. Tukongera tukavuga ngo nimutera uriya mukobwa, mumubwire ngo mundu ufite 0, mugatuza na akadomo ni saa 6, mumubwire ngo inyuma y'urugo ni sawa, aho ni amatayi. Mumubwire ngo ureba nk'inyana iri mu ruhongore, umuteza abafana. Umufana yagutunguka akakubwira atari ko noneho urasa nabiki, wagira ngo ukaraba amata ukisiga amavuta. Uzi kureba nk'inyana iri mu ruhongore, yakubonyemo inka nyine uri inka. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko nkwibarize, arakubwiye ngo urasa nabike, bisobanura ko utariho nyine. Kuki atakubwiye ko usa na byinshi? Arakubwiye ngo urayo kwiteke, ayo kwiteke y'umuyaguje uyasigaho. Mwagiye mwitekerezaho nawe. Umuntu ingendera akayihindura, imirebera akayihindura, imyambarire niho bakura kuzamura buhoro. Ngo bababwiye ngo barasa nabike, transport yabagezaho ishaka. Satani ntakora amakosa yo kugukorera ngo ye kugutengatisha kuko akenera kuvunika bihagije. Agukoreye ubwibona aragerekaho kunegura, kandi ntuzongera kugendana n'abanyamwuka, uzagendana n'abakubwira ibiryoheye amatwi yawe. Abanyamwuka nibatangira kuvuga uzajya uvuga ngo barakabya. Gukizwa cyane nabyo no gukabya si byiza, ariko ijambo ry'Imana nambwira mu byahishuwe ngo niba udashyushye cyangwa nukonje ukaba kazuyazi, ndakuruka. Niba wakijijwe, kizwa ubikabye, isi bimenye, ijuru ribimenye. Tangira kugendana n'abakubwira ibiryoheye amatwi yawe urasa nabike. Ntabwo uzatinya kunegura mwene se aguciyeho, uzakubita umufana urwara umubwira uti ndebera hariya ni amabere cyangwa ni dayare yateye ku muhima, hariya ni amaguru se cyangwa ni imirisho y'ingoma. Yaba ari muto bataragiriya cyangwa araza ntibisobanutse, yaba ari mugufi bataragikuzimu cyangwa aravayo. Yasaka afite mu kanwa hatukura batisubye utatumaze inkuba. Indirimbo za Salomo zirambwira ngo ingunzu zarapfuye, ngo ariko ibyana by'ingunzu bimaze imbuto ku bantu. Ushobora kuba warihanye ibyaha bifatika, ariko amagambo yamanjwe akagukamura umunsi ku wundi. Abantu birirwa bavuga ubusa, kandi Bibiliya irambwira ngo tuganire muri Zaburi, mu ndirimbo z'ibihimbano by'umwuka. Yesu ahimbazwe cyane, Yesu ashimwe.
nibutse ngo mwene so wavugiye amabere ye niyo yaba umunyamwuka usute ntazawusubiramo. Icyambere azagura umupira kuzuba awambara hete n'ibitugu kuko wamuvugiye amabere yabangira. Nagera mu rusengero ntazarambura amaboko ngo aramye Imana, azajya kuyarambura yibuke ko bamuvugiye amabere, avuga ati ariko Mana ngewe wayanjugunyeho wayasaguye ku bandi. Birambwira muri Zaburi ya 37:4 ngo mwishimire Uwiteka nawe azabaha iby'imitima yanyu isaba. Ese uwo muntu azaba akishimira Imana? Azaba n'icyo asaba Imana? Ariko Bibiliya ikambwira ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko hagushije ishyano babizana, amaraso ye azakuba ku mutwe. Mwitonde. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Haleluya. Haleluya. Niba uri mutoya nta maguru manini ufite, wari wagenda ukaruha uwa manini akakubwira ngo comora hayawe ngo ucomekere hayange. Warica Yesu uratembagara ngo nyuma y'urugo sisaba bagutiza habo. Dawudi mukunda mu bintu byinshi. Dawudi aravuga ati mutima wanjye we himbaza Uwiteka, namwe bindimo nuko nteye nimuhe Imana yanjye cyubahiro. Ukuremwe guhesheje Imana icyubahiro. Nasomye ijambo muri Zaburi rivuga ngo abera bo mu isi ngo nibo mfuru Uwiteka yishimira. Abera bo mu isi nibo mfuru Uwiteka yishimira. Ntabwo ari igihagararo cyawe, ntabwo ari uburanga bwa. Ntuzirate ngo ufite izuru ryiza wapunnye 300 bazana amazi. Imana ntabwo yaduhaye ingingo zo gusenya abandi, ahubwo yaduhaye ingingo zo guhagararaho tugaha Imana yacu icyubahiro. Yaduhaye ingingo ngo nuramuka uhumeka umwuka w'abazima wibuka ko hari abo bapuritse pamba mu mazuru bagiye guherekezwa, ubwira Imana ngo ngushimiye ko ngihumeka umwuka w'abazima. Yaguhaye ingingo z'amaguru ngo nutambuka wibuka ko hari abikurura hasi, bituma ushima iyo Mana. Uzi impamvu Satani akubwira ngo urasa nabike? Ntabwo aba badayimoni bakoze mu gihe Sara yari mu barangi, bahereye mu gihe cya Yesu. Igihe kimwe Yesu avuga ubutumwa neza, havayo umugabo umwe aramubwira ngo mwigisha mwiza. Yesu abimenya nk'ejo, amenya ko Satani ashaka ko yambura ubwiza akabwiyambika. Aramubwira ati unyitiye iki mwiza? Ati umwiza n'umwe ni data wantumye. Satani y'umunani uyu munsi agutega ikindi gihe, ariko n'ikindi gihe agira ijambo umusubiza. Ikindi gihe avuga ubutumwa neza, havayo umubyeyi umwe aramubwira ngo hahirwa amabere yakonyeje n'ibibero byagukikiye. Yesu aramubwira ngo hahirwa uwumva amagambo y'uwantumye akayubahiriza. Abaratsinze. Ese nawe barakubwira ngo urasa nabicura igitangaza, urwara rw'agahera rw'igatora uruhekenyana, mutumbira kubwira ubusa umusubiza ukuri, nasoza umubwira uterega si giye uriho, ahubwo ni Kristo muri jye. Ntabwo ari giye uriho, ahubwo ni Kristo muri jye. Atandi Imana wamba nukumbana. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Atandi Imana wamba nukumbana. Aho reka mpave. Nababwiye ngo ndashaka kubigabanya ibintu buhoro. Tukavuga ngo uriya mukobwa we ntabwo dushaka kuzongera kumva avuga n'izina ry'uwo mugabo mu kanwa ke. Tuzabigenza dute? Tuzamutega igikoresho cyacu kizamugirira imbabazi, ariko ntikizamwereka ibiri hirya y'imbabazi. Ugasohoka mu materaniro nkaha urataha Nyamirambo waje n'amaguru, akagutega Buduru Karim. Mwakubitana tibite ni byiza, amakuru ni sawa, uvuye he mu materaniro twagize ibihe byiza, ubu uragenda n'amaguru yego nta kibazo. Oya, natwe nubwo tutaza mu materaniro yanyu ariko dukunda Imana. Akira bibiri, fata moto ukakira bibiri, ukaba wakiriye ubutumwa bwa Satani. Satani akagenda akubwiriza ngo muba mwasenganye waguhaye na 500 n'indi. Urabona ko no mu bantu badakijijwe harimo abantu beza. Uriya rero yabaye umurokoresha, yaba umurokore mwiza, uzamwihate, uzamuhindura, azaba akijijwe kandi azaba umurokore mwiza. Uzaba ubonye umunyago, ntukamenye ko ari gatumwa yagutumweho. Ejo mu gitondo mwakubitana akagukubita 5 nayikisi. Oya, natwe Imana iduhesheje umugisha duhesha abandi umugisha. Ubutaha mwakubitana akagukubita 3 muri korari muri bagenzi bawe, baho abahamya bwa 3 5 ntubivugaho. Yamara kugushyira mu kazitiro akakubwira ati ngira mushiki wanjye Nyamirambo, n'idini ryacu ntaribamo, ariko umubwirije agakizwa, nanjye nakwizera iyo Mana yanyu.
Satani akakubwira ngo wariye 2 wariye 3 wariye 5 kandi nta jambo ribiri kwerekeza mu byaha yigeza kubwira wamwereye imbuto. Kwera imbuto ndabyemera kubarokore ariko imbuto wera urazerera he? Bibiri irambwira ngo Kristo ahurira he na Beliyali? Uwizera n'utizera bafitanye mugabaneke. Ese ye wiyemeje kwera imbuto? Fata karangwa urebe muroro nkwere musenga na muhuje umuhamagaro muhaguruka mugende mubabwirize nibahinduka Imana ihabwa icyubahiro nibadahinduka kubwiriza no kwanya ariko guhindura no kwayo. Ukabura ubwo bwanjye ukikubita ishakoshi mu kwaho kwitunganya yazana ivatiri yazana iki akagukubitamo akagenda ko mu mukwaha kwabonye wararira yakugeze yakagutsindiye niyo wamuvuma imivumo yose ishoboka nta kizamutwara kuko ubwawe wabuze ubwenge. Hoseya 4:6 hakavuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge ngubwo waretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Yesu ahimbazwe cyane. Mugira ubwenge bakobwa, reka tugire ibintu bimwe